byarangiriye mwa ariko yakandika intebe ariko se mwana yakayishyiraho mu nteruro rero ikibazo abantu baba bashobora kugira ngo iyo mwa ni nko gusuzugura ariko ni ijambo nyine baba bakoresha tu ku muntu wese umeze utemwa ni icyuzuzo cy'interuro cyabo ariko abarimu aho baba bakagera bigisha ikinyarwanda bigisha kimwe aho nize nanjye nize kure ariko mwarimu wacu yaratubwiye ati mama witwa Divine naramusuhuze yanyigishije muri superieur ejo nagize amahirwe guhura na mwarimu wanjye muri 6e primaire kuva navayo ku Rwesero waramwibutse se cyangwa we yarakwibutse naramwibutse we ntabwo yari kukwibuka andi muri weekend naraguze amacupa ubwatsi kandi mbonye nyine ukuntu byangendekeye ugurira umwarimu nanjye ariko ejo nari mu cyaro ejo nakanze akanyenyeri urumva yanyigishije 6e primaire twebwe twari tukiga cyajya ari 6e A na 6e B yose ifite umwarimu nkimubona ariko umukecuru niwe munyeretse arambwira ati dere Cecile ndavuga ntabwo bishoboka none sasa mitansohoka mu modoka ndagenda musuhuza no musifira mugani mwarimu wanjye wigenda ntakuvugishije arandeba arambura arambura ntangira kumusobanurira ndamwana ntago wibuka wa mwana wagiraga amafuti ati muri 2007 wagiraga amafuti oya byongereho kugira umwarimu ubwire abandi naramubwiye ntiwibuka wa mwana wari ubyibushye ku ishuri wari uzi imibare ko yandika nabi waragumbwira ngo watsinda ikizamini ukaza mu wa mbere mu gihugu ngo ariko ikibazo ugira ibintu wandika kubisoma biragoye uzagukosora ananiwe azaguha amanota make ugeneye kuzareba umukono wawe kugeza naho mwarimu yanze ati byakuratisha icya leta ngo waba n'uwa mbere mu gihugu waba mu wa mbere mu gihugu kuko icyo gihe nibuka ko nsinda nabo gatatu mu karere ka Nyanza aramubwira ati nimba baba gatatu mu karere ka Nyanza n'ukuntu wandika mwarimu wacu rero nibyo nakubwiraga arasikana ngo ni wowe ngo nigize gutuma umubyeyi ngo watinze wagiye gukina umupira ahantu amafuti ntiyari kubura nabivuze hanyuma mpita mubwira nti ni njyewe ati wa mwarimu muri B icyo gihe yaravuze ati wigenda ntacyo uzimarira n'iby'abana imara abaranyibutse we ubwo urabivuze ndabyibuka so nyine numva ndishimiye vraiment ibaze ko namureke 2007 ubwo aciye imyaka 18 yego ariko nyine aracyari wawo abarimu buriya ntabwo bajya bapfa guhinduka nanjye hari umwarimu wanjye witwa Imakire ubwo nanjye yanyigishije muri primaire nawe tumusuhuze cyane yakundaga kuryana ibinyunguti yakundaga kunoshana no gukirigitana tumusuhuze cyane Imakire uwo bita nta kintu uzimarira uwo bita Teacher Divine teacher wanjye yego yatwigishaga ikinyarwanda akatubwira ati rero mwebwe mwavukiye iburengerazuba ikinyarwanda ntabwo tuvuga ubundi utavuga ikigoyi wowe oya je buriya ndi umunyamugi ariko yaratubwiraga ati urumva buriya muri abantu bizi indimi barabizi yego aferi y'amasaku abari menshi mu kizame cya leta kandi iyo yatsinzwe urasigara yego rwose yaratubwiraga ati jya ugerageza kuvuga wigana abantu bo mu majyepfo gerageza ujye wibuka ukuntu bavuga ukuntu ururimi rwabo ruba rworoshye ni wowe ntusome nyine ikinyarwanda nk'icyo uzi ugerageze gusoma nk'icyo mu majyepfo urabitsinda kandi koko twaratsindaga oya ni nako bigenda no kuvuga ngo yaratubwira ati ururimi rw'ikinyarwanda ruva muri Gasabo na Nyanza naho nyine u Rwanda rwatangiriye Gasabo gutya Gasabo Nyanza niyo mpamvu nyine byatangiye byaje rando murenga kubwira ni ari ukuntu umuntu avuga ikinyarwanda wenda twe twavuga ukonyamo indimi z'amahanga za donc n'iki ariko ntufate nk'ijambo ngo urihindure buryice ngo suza kundeba Nataliye naraye Nataliye uwo bita Jire murumuna wa Rabine niwo mbwira ati ko natakubona ngo yaranadusuhuza ati ko natakubona mvane wa Rabine urumva no kumva nk'umunyamakuru kabisa hatari yego ati ubwino mfite ati kana kasazase so nibyo ngibyo ariko abantu bajye bagerageza nyaboneka ubwo Traoré arakoze cyane ku gusa nukebura abantu bavuga ikinyarwanda biga ikinyarwanda
ururimi rw'ikinyarwanda bavuga ko urwo dukoresha nka langue officielle cyangwa se nk'ururimi rwemewe ku gihugu ni ururimi rw'ikinyarwanda rukoreshwa mu majyepfo, Nyanza, za Gitarama, kuza gutya nyine Kigali, Gasabo, nizo ndimi, nirwo rurimi rw'ikinyarwanda rwemewe ruri officiel rwanditse mu bitabo twiga, ibitabo twigiramo. Amasaku ukayamenya, bakubwira ngo nzamurerera iki Imana yamumpereye, ukamenya gushyira amasaku. Aho nabaga nifitiye nka 99%. Ku masaku nabaga ndi hejuru cyane. Ako byabanje kunkaranga nubwo n'izi ndimi, ariko ikinyarwanda rwose nabaga nuzuza. Ngeza mu mibare 10%, 8%, 7, 6. Naho nabaga nibereye. Nakoze ibara yabaga ari 12%. Oya. Traore mbabarira. So hanyuma duhite duhera amakuru yacu mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni finale y'igikombe cy'isi cy'amaklub, ni finale izaba ejo ni 3 z'ijoro muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri MetLife Stadium, stade iri hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, imwe muri stade nziza cyane kugeza aka kanya, ni imwe muri stade zitigeze zakira umukino n'umwe ngo uhagarikwe kubera uburyo zubakanye ubuhanga, zimeze neza. So kuri MetLife Stadium ikipe ya Chelsea izaba ikina na Paris Saint-Germain, hanyuma umusifuzi w'umukino akaba ari umugabo witwa Alireza Fagani, arazwi cyane, niwe uzayobora uyu mukino Chelsea na Paris Saint-Germain. Arani, twinjire muri uyu mukino, ni by'amahire kuba turi kumwe na Traore, nawe navuga ko kuri iyi finale ni umwe mu bantu bazaba baryohewe cyane. Arani, ni finale ubona ute, ni finale witezeho iki kuri iki cyumweru? Ni umukino uzaba ukomeye Cedro, bitewe n'urugendo rw'ama equipe yombi ndetse n'amateka agiye atandukanye, ubwo bitewe naho Paris Saint-Germain igeze, ubwo uburyohe equipe ya Paris Saint-Germain irimo izi saha nibwo buryo equipe ya Chelsea za 2011 kumwe na ba Didier Drogba yari irimo nayo, kuko nibwo yari irishimira ko bitwaye Champions League yabo ya mbere, nayo imaze kwiyandikisha nka equipe